Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza, wowe ukunda ibiganiro n'amakuru bitandukanye bya Haha Ubwenge TV. Nkwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Ikaze nanone ku makuru atugeraho muri aka kanya. Mu karere ka Musanze, abaturage biguriye imodoka y'umutekano biyemeza guhangana n'abawuhungabanya. Aba ni abaturage bo mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze nyuma yo kwishakamo ubushobozi bakigurira imodoka y'umutekano. Baratangaza ko igiye kubunganira muri gahunda yo kwibungabungira umutekano no kujya bayifashisha kugira ngo abahungabanya bashyikirizwe byihuse inzego z'ubutabera. Iyi modoka yo mu bwoko bwa pick-up ifite agaciro ka miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku munsi wo kuwa gatatu hari tariki ya 17 Ugushyingo 2021, akaba aribwo yamurikiwe abaturage b'uwo murenge wa Cyuve. Bavuga ko bayibonye bari bayibabaye, bityo ngo ni igisubizo ku guca intege abakora ubujura, urugomo n'ibindi bikorwa bibahungabanyiriza umutekano. Nyirasafari Sawiya wo mu mudugudu wa Mwidagaduro w'akagari ka Bukinanyana yagize ati ingorane n'ibibazo twahuraga nabyo ni byinshi cyane, tugatekereza ko imodoka nk'iyi hari icyo yatwunganira. Hari nk'ubwo umuntu yahohoteraga umugenzi we amukorera urugomo, abajura cyangwa se undi muntu wese wabaga afatiwe mu bikorwa bihungabanya umutekano, tukabura uburyo bwo kubageza byihuse kuri sitasiyo ya polisi ya Cyuve kubera kutagira imodoka twifashisha ku buryo bwihuse. Maniriho Joseph, umuyobozi w'umudugudu wa Kibande, nawe yemeza ko bagiraga imbogamizi zo kutabona ubutabazi bwihuse mu gihe hari abahungabanyije umutekano. Avuga kuri ibi yagize ati hari ubwo twabaga twafashe abateje umutekano muke, twahamagara imodoka y'akarere cyangwa se ya polisi tugasanga zagiye gukorera ahandi kure, bagasaba gutegereza umwanya munini. Kenshi abateje umutekano muke babaga bafashwe, habaga harimo n'ababarusha ingufu, hakaba ubwo baturwanyije bakaducika kubera ko ubutabazi bw'imodoka bwabaga bwaturutse kure bukatugeraho butinze. Mu byaha bihungabanya umutekano bikunze kugaragara mu murenge wa Cyuve harimo ubujura cyane cyane ubw'amatungo, ubusinzi, imikino y'urusimbi, urugomo rushingiye ku gukubita no gukomeretsa, abatunda ibiyobyabwenge n'ibindi. Abaturage bavuga ko mu gihe habaga hari ababifatiwemo byajyaga bigorana kubashyikiriza ubutabera ngo babahane kubera kutagira ikiborohereza mu rugendo. Iyi modoka ngo ije kubunganira nk'uko Nibishaka Bernard mu kagari ka Kabeza bigarutseho. Avuga ibi yagize ati iyi modoka ni igisubizo tubonye ku mutekano wacu, nabonye ari imodoka nziza kandi zashobora kugenda ahantu henshi hashoboka mu buryo bwihuse bitayigoye. Natwe nk'abaturage tugiye kujya tuyunganira, dufatanye n'irondo ry'umwuga, dukumire abaduhungabanyiriza umutekano, n'igihe hari ababigaragayemo bashyikirizwa inzego bireba mu buryo bwihuse. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Musanze Bagirishya Pierre Claver yabwiye abaturage ko kuba babonye imodoka y'umutekano bidakuraho gukomeza kwicungira umutekano. Ati turasaba abaturage kutumva ko bagiye gusinzira cyangwa se ngo baterere iyo bitwaje ko babonye imodoka. Ntabwo ije ngo idukorere ibintu byose, ntabwo ariyo izaturaririra amarondo cyangwa se ngo itange amakuru y'aho ibyaha byabereye n'abafite umugambi wo kubikora. Imodoka ije koroshya urugendo rw'abakora ubutabazi bwihuse, kandi ni na byiza ko mu bikorwa byose izajya yifashishwamo. Abaturage bagomba kujya bayunganira mu kwibungabungira umutekano, kandi ikintu cyose babonye kidasanzwe bagatanga amakuru hakiri kare. Kugeza ubu imirenge 15 igize akarere ka Musanze harimo Uwamuhoza na Cyuve niyo imaze kwigurira imodoka z'umutekano bigizwemo uruhare n'abaturage bagiye bishakamo ubushobozi. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze butangaza ko icyifuzo ari uko iyi gahunda yagera no mu yindi mirenge, ndetse kuri ubu aho mu mirenge ya Kinigi na Busogo bo banatangiye kwegeranya ubushobozi kugira ngo mu gihe kiri imbere bazigurira imodoka z'umutekano. Imodoka abaturage b'umurenge wa Cyuve biguriye yo kubunganira muri gahunda z'isuku n'umutekano ngo izajya yitabazwa yaba mu masaha y'amanywa na nijoro. Uburyo bw'imicungire yayo no kuyitaho buzajya buturuka mu bushobozi bw'abaturage bafatanyije n'umurenge. Naho muri Kigali, polisi yataye muri yombi abagabo babiri bacuruza mukorogo. Hari kuwa kane tariki ya 18 Ugushyingo 2021, polisi yerekanye abantu babiri bafatiwe mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara, aho bacuruzaga amoko atandukanye y'amavuta atemewe mu Rwanda, harimo ahindura uruhu rw'umuntu azwi ku izina rya mukorogo. Abafashwe barimo uwabwiye itangazamakuru ko kuva muri Nyakanga uyu mwaka yatangiye ubucuruzi bw'amavuta atemewe yafatanywe ubwoko 10 bwayiganjemo aya mukorogo. Yavuze ko amwe yayahabwaga n'abantu bayakora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, andi akayahabwa n'abayakora muri Uganda. Yagize ati
polisi yamfashe tariki ya 17 Ugushyingo mu gitondo insanze aho ncururiza muri Nyakabanda. Aya mavuta ya Mukorogo nayazanirwaga n'abagore bayakura muri Congo, ariya ya Movit Jelly na yazanirwaga n'umuntu uyakura muri Uganda, bose simbazi mbona bayazana nkayagura. Undi nawe yavuze ko abapolisi mu gitondo cyo kuwa kane tariki ya 18 Ugushyingo bamusanze aho yacururizaga mu isoko rya Kimisagara, bakamusaka bagasanga afite amoko 6 y'amavuta ya Mukorogo ya Movit. We avuga ko yari amaze umwaka wose acuruza ayo mavuta. Yavuze ko hari abantu bagendaga bayamuzanira buhoro buhoro, abafashwe bemera ko bashutswe n'inyungu iri muri aya mavuta, birengagiza ko barimo gukora icyaha. Umwe yagize ati ndimo kwicuza, aya mavuta nayashoyemo amafaranga menshi ariko ubu nta kundi ndahombye. Ubutumwa naho abandi bacuruzi baba bacuruza aya mavuta nuko babireka kuko byangiza ubuzima bw'abantu bikanaguteranya n'igihugu kuko ntabwo yemewe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yashimiye abaturage batanze amakuru agatuma bari abantu bafatwa. Yaburiye abakwirakwiza amavuta n'abayagura ko ibyo bakora ari icyaha. Ati ibikorwa byo kurwanya aya mavuta bimaze igihe kandi ntibizigera bihagarara. Turongera kwibutsa abacuruza aya mavuta ndetse n'abayabazanira ko bagomba kubireka mu rwego rwo kwirinda ibihano bizabafatirwa umunsi bafashwe. Ati turashimira abaturage bakomeje kuduha amakuru ari nayo adufasha gufata aba bantu. CP Kabera yanakanguriye abantu kwirinda kwisiga amavuta yose yaciwe ku isoko ry'u Rwanda kuko biri mu nyungu z'ubuzima bwabo. Ati ariya mavuta azwi ku izina rya Mukorogo arimo ibinyabutabire byangiza uruhu bikaba byagira ingaruka ku buzima bw'uyisize. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ayo mavuta ashobora kugira ingaruka zikomeye ku mpyiko n'umwijima. Abaganga kandi bavuga ko ingaruka zayo zihita zigaragara ku ruhu kuko ruhita rutukura. Ati turasaba abaturarwanda kwirinda kuyisiga ahubwo bakatumenyesha aho acururizwa kugira ngo twamagane abayacuruza. Itegeko nimero 68/2018 ryo ku ya 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo ya 166 rivuga ko umuntu wese ukora, ugurisha, utanga ibintu bibujijwe bikurikira: umuti, ibintu bihumanya, ibintu binoza cyangwa se bisukura umubiri, ibindi bikomoka ku bimera, abakoze icyaha. Ibi byose iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Mu yandi makuru, Karongi umworozi uvuga ko yarogewe amafi ku nshuro ya 2 ubu aratabaza. Uyu ni umuturage witwa Iyamuramye Jeremy wo mu murenge wa Rubengera, aratabaza nyuma y'uko amafi ye ahumanyijwe yose agapfa. Ibintu bimubayeho ku nshuro ya 2 aho yemeza ko bimudindiriza mu iterambere. Uyu muturage ni umworozi w'amafi ufite icyuzi yororeramo, akaba ari n'umucuruzi wayo wari utangiye kugira isoko rifatika. Ubwo yari agiye mu bikorwa bye bisanzwe byo kwita ku mafi, yaje gutungurwa no gusanga yose yapfuye, ariko agenzuye mu mazi asangamo icupa ribamo umuti wica udukoko uzwi nka kiyoda. Mu gahinda kenshi uyu mugabo witeguraga umusaruro yavuze ko yahombye nibura amafaranga arenga miliyoni. Ariko icyabaje akaba ari uko ubugizi bwa nabi bubaye ku nshuro ya 2 kandi mu buryo bumwe, aheraho asaba inzego z'umutekano kumufasha gukurikirana iki kibazo. Ati ndasaba ubuyobozi kumfasha gushaka uwanyiciye amafi cyane ko atari ubwa mbere abikoze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Nkusi Medali yabwiye ikinyamakuru igihe ko ayo makuru bayamenye ndetse ko bari gushaka uwangije aya mafi kugira ngo abiryozwe. Avuga ibi yagize ati nibyo iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyabaye, twatangiye gukurikirana kugira ngo tumenye uko bimeze. Umuntu wabikoze turamutse tumumenye yabiryozwa. Iki ni igikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Abaturage bakwiye kubana neza no gufatanya muri gahunda zose zo kwiteza imbere aho gusubiza inyuma ugerageje kwiteza imbere. Reka nkwibutse ko iyi ari Haha Ubwenge TV. Nkwibutsa gukora subscribe ku biganiro n'amakuru tukugezaho umunsi ku munsi kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubibona.